nitwa Hafashimana Yusufu. Hafashimana Yusufu. Witwa Hafashimana Yusufu? Kumbe mpamvu ahanga hari icyaha cy'ubwicanyi n'ubujura. Uwo twakoranaga yarafunguwe yarantoteza ngo nta kintu nagezeho, nicyo namuhoye. Icyo wamuhoye? Uwo muntu se niwe wishe cyangwa hari abandi bishe? Hari n'abandi ariko n'ibyo bandoze. Aho rero niho dushaka kudusobanurire. Wabikoraga gute? Ni ukuvuga ngo natemaga umuntu usinziriye gusa, ibyo bari barandoze. Bari barabikuroze? Watemye abangana iki? Abo wishe barangana iki? Abo natemye ni batarata ariko bambwiye ko babiri batapfuye, ubwo ni bane bapfuye. Mbese wabagugambiriye iki? Nta icyo n'ibyo bandoze gusa, nta kindi nabaga ngambiriye. Ubujura nabwo burimo. Urumva iyo ufata ikintu ubujura ukabijyana no kwica, urumva biragendana, aho ngaho urabihuza gute no kurona? Nibyo bandoze kuko ariya nishe nta kintu napfaga nabo, nta n'uwigeze ndwanya, nabatemaga basinziriye kandi babaga ari abazamu. Aho nageraga hari umuzamu usinziriye, udasinziriye narigenderaga nkajya aho asinziriye, aho usinziriye. Waragendaga nijoro ushakisha se gusa cyangwa nagendaga oya ntabwo navuga ngiye kwa Kanaka, narebaga umuzamu usinziriye, uwo nasangaga ari maso narigenderaga. Uyu muhoro batweretse se n'uwa kangahe? Hari ibindi ukoresha? Ukoreshaga umuhoro gusa? Oya, hari n'ibindi bibitse ku bandi bafashe bari muri polisi wibanaga ubujura. Twabaga turi bangahe, hari imodoka yadutwaraga, hari na moto yadutwaraga. Uwo twakoranaga mu bujura yari umwe, abandi baragurishaga. Muratubwira abo nabo bari barabibaroze mwafatanya? Abo twibanaga mu bujura gusa. Kwica wari wenyine? Kwica wagendaga wenyine? Gendaga njyenyine. Kwica wabitangiye ryari? Bitangiye mu gihe kitarenze amezi 3. Ubwo ni nka ryari? Turi mu kwa 10, turi mu kwa kangahe yaje, hashize amezi 3 mbitangiye. None wafashwe ute rero? Ukuntu nafashwe ni mugenzi wanjye twibanaga, kubera ko bamuhamagaraga bamubaza, kubera uwo mungu mugenzi wanjye twibanaga wari ugifungurwa ntotezaga, bari baramubuze. Mugenzi wanjye rero niwe wantanze, aravuga ngo ntabwo yakwihanganira iki cyaha. Uretse kuvuga ngo barabikuroze, wowe kwica ntabwo wari uzi ko ari icyaha gihanwa, mbese nta kintu wishinja wumva ku mutima wawe? Ubu ngubu Imana imbabarire, nkigera mu buyobozi nibwo namenye yuko ari icyaha. Ndasaba Imana imbabazi n'ubuyobozi bw'igihugu n'abaturarwanda bose. Ese wari ufite iyihe gahunda? Nta yindi gahunda nari mfite. Waba ufite abantu benshi nyine wari ufite ndaza kubigenza gutyo, ushobora kuba wari ufite ibyo watekerezaga? Usigaje bangahe? Njyewe niyumvagamo mu bwonko bwanjye ko nzica abantu 40. 40? None umaze kwica bangahe? Ubwo ni 4. Abamfashe bavuze ko 2 bakize, nari nzi ko nabo bapfuye. Uye nyine wowe wabuzi watemye koko warabiye? 6. Bivuze ngo wari usigaje 34. Ni iki ugira inama undi muntu wese ukora nk'ibi, niba kubwawe wumva ko ari bibi cyangwa umutima wari kugushinja? Uwo nakumva afite ibisazi nk'ibyanjye yakwihangana akajya mu rusengero agasenga Imana, niyo nama namubwira. Namufatiye mu mudugudu bamfatiye kuri sitade Nyamirambo, nari ngiye kureba uwo twibanaga. Ese ubundi mwabaga hehe? Mwabaga hehe aho mwe mwabaga? Hano Nyamirambo, njyewe nabaga hano Nyamirambo, nabo twibana bafashe. Ukodesha? Narakodeshaga. Iyo warangije kwica mbese wabigenza gute? Tubwire iyo warangije wabigenza gute umaze kwica? Nta kindi kintu, nta kundi kuntu nabigenzaga. Ariko biravugwa ko hari awacaga imitwe ukajya kujugunya aho ho bimeze bite? 2 nabaciye imitwe,
bimaze iki? nayijugunye mu kizenga indi nyijugunya mu mazi manini. aho hadusobanurire wabacaga imitwe ukabigenza gute aho ngaho? Aho ngaho nabacaga imitwe nkayijugunya mu mugezi munini no mu mazi, niko ibisazi byanjye byabaga byanegetse, ariko nageze mu buyobozi birashira, ni nayo mpamvu ndi kuvugisha ukuri imbere y'itangazamakuru. Umugezi munini wowe warayitwaraga mu mufuka wawe? Nashyiraga mu gafuka. Ese ko numva ubizi neza, ko numva ubizi neza uko byagendaga nuko wabiteguraga ko agomba kuba asinziriye cyangwa udasinziriye ukamureka, ubwo ndimo ndibaza kureba ibisazi niko byakubwiraga, nibyo byakwerekaga gutyo ngo usobanuye neza muri ako kanya ntabwo wabaga ubibona. Ubundi tubwire uvuga utungiye kwica umuntu, nicaga umuntu usinziriye gusa w'umuzamu, niko byari byarantegetse. n'uwo mugenzi wanjye rero byari byantegetse kumwica, ariko we byarajaguye bizamukiramo kuko we yarafunguwe aranoteza ngo nta kintu nigeze ngeraho mu myaka 7 yari afunze. N'uwo mwari musanzwe mukorana? Bari dusanzwe kwiba n'ubujura. Nagiye mu Barangi kwivuza biranga. Nyine wabimenye ute ko hari ibisazi? Mu Barangi nibo babimbwiye kuko umugore nashatse niho yasengeraga mu Barangi. Nagiye kwivuza mfite umugore n'umwana. Ni Rusoro ariko mvuka i Karongi. Tubwire murumuna wawe byagenze bite? Murumuna wanjye yari gukora akazi k'izamu bamusangaho barahamwicira. Nageze mu gitondo saa 9 n'igice nsanga yamaze gupfa. Nyine urumva nyine kubyuka waraye uri kumwe n'umuntu ukabona mu gitondo nyine yapfuye byarangiye, urumva nagahinda. Ni ukuvuga ngo twari twegeranye, ariko njyewe uwo munsi ntabwo nari naharaye, njyewe naraye ntaje, ariko nyine naraje nsanga nyine byarangiye bamwishe. Bamwishe gute? Yewe nasanze bamutemye hano, bamutema n'aha ngaha n'ihoro 3, bamwiciye mu kazi ku rubaraza ahantu yararaga. Yari umuzamu? Yari umuzamu. Ariya Rusororo? Rusororo. Yitwaga nde? Yitwaga Niyonsenga Jidewo. Zabagerageza Firmin, mu karere ka Nyina ka Kamonyi, umurenge ni Nyarubaka, umudugudu ni Rugarama, akagari ni Nyarubaka n'Ikigusa. Nyine twari turyamye n'ura mugenzi wanjye Vedasiti, noneho mu masaa 7 z'ijoro twumva umuntu aturi hejuru adutemagura, tutabanye no kuvugana, nta kintu tuvuganye, gusa badutanyaguza, nibyo nabashije ububona. Yanemye amaboko yose na hano mu mutwe, ahandi numva mfite ikibazo. Byose byakugize izihe ngaruka? Ingaruka ni ukubona zongera kwikorera mu buzima. Iyi ni nka garane yamaye mpaka mpfuye. Ni ugukaza ingamba y'umutekano. Kuri wowe urasanga iki? Kuri njyewe ni uko nyine yafatwa agahanwa, akansubiza insimburangingo yanjye y'intoki, cyangwa nanjye nkafashwa no muri babandi nanjye bamugaye. Bagutumye ku maboko yombi? Hose. Ese wari ufite umuryango, umugore? Nari mfite umwana ariko ntabwo nabonaga n'umugore. Ubu babayeho bate? Nubwo babayeho ko Imana ibishaka. Yafashwe nyuma y'iperereza ryatangiye itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, ubwo polisi yabonaga amakuru hariya mu karere ka Kicukiro muri Gikondo, umurenge wa Gikondo, ko hari umuntu waguye Rwampara, bamukasi umutwe cyangwa se bawutemye. Hanyuma polisi irakurikirana itariki 30 nanone z'ukwezi kwa 12, hari abandi bantu nanone batemwe, ngira mwabiboneye. Uriya muntu nawe yatekereza ko bapfuye, nabyo bigaragara ko ari uwatemwe mu maso, ari uwaciwe ukuboko, ko bigaragara ko hari umuntu ubiri inyuma mu by'ukuri w'umwicanyi ruharwa w'umugome. Bidatinze mu kwezi kwa mbere y'umwaka 2023 itariki 15 muri Rusororo naho bahatemera umuntu bamukata ijosi, nabyo bigaragara ko bifitanye isano na biriya bya Rwampara muri murenge wa Kigarama muri Kicukiro. Bidatinze none nyuma y'iminsi 3 itariki 18 z'ukwezi kwa mbere ubushize haza kwica undi muntu wakaswe ijosi cyangwa se akaswe igihimba cyo hejuru cy'umutwe hariya Muyumbu muri Rwamagana. Iperereza ryarakomeje, nyine polisi igahuza ibyo bimenyetso, ihuza amakuru
kugeza igihe afatiwe ejo bundi itariki 3. Ni amakuru rero mu by'ukuri tubona mu buryo nyine bw'iperereza habwa n'abantu guhuza ibimenyetso, guhuza ibivugwa, guhuza abashobora kuba bamuzi ukarinda ukagera ku mugome nk'uriya nk'uko nawe yabibibwiriye. Kugeza ubu icyo tumaze kubona ni uko yishe abantu 4 kuko biragaragara nimbabwiye uwo muntu wa Rwampara mu murenge wa Kigarama, abandi bantu bari mu murenge wa Rusororo 2 ndetse n'umuntu wo mu murenge wa Nduba muri Rwamagana 2 ba Kanombe nibo bari yamwabonye ko yari azi ko yabishe ntibapfa. Amaze kwicara abantu 4 akomeretsa abandi 2 ku buryo bukomeye mwabyiboneye. Ariko nkuko mwabyumviye yasaga naho ngo afite gahunda yo kuzica benshi. Ubwo rero iperereza ryarakozwe byihuse ku buryo dutekereza ko mu by'ukuri abandi yateganyaga kwica atakibashoboye kwica ko yafashwe. Nyuma y'ahangaha urabona yuko yafashwe nawe arabyivugira. Ubwo rero tugiye kumushyikira inzego zibishinzwe zikora amadosiye. Birumvikana ko hari iperereza ryimbitse kugira ngo mu by'ukuri abashinzwe gukora amadosiye bakurikirane mu butabera. Atakoraga wenyine, hari abandi mwaba mwarafashe genda bakorana mu bujura bo barafashwe, abantu barafatwa nkuko tubabwira. Iyo umuntu yibwe akabivuga tukabimenya, abajura barafatwa, ariko ku byerekeye byo kwica nabo yakoraga wenyine nkuko yabyivugiye.